iki kimera sinzi niba uri kukibona neza, tukita indabo, abandi bakacyita indabo z'inteja, inteja ntoya. Reba ukuntu gisa. Icyo nshaka kubereka hano ni aya mabara yacyo. Hano inyuma urabona ukuntu gisa, n'imbere reba ukuntu gisa. Izi rero bazita indabo z'inteja nini, niko tukunze kuzita. Wowe uzita gute? Ntekereza ko nawe ufite izina uzita, ariko icyo nshaka kuza kubereka hano ni akamaro kazo. Ni umuti, zifite akamaro kanini cyane abantu benshi batazi, nicyo ngiye kubereka hano muri iyi video. Iki ni ikimera cyangwa se indabo uzasanga hano henshi cyane kuko zitarushya kandi zisa neza cyane. Iki kimera kiba mu muryango w'ibimera bita Communaceae, gifite inkomoko muri Amerika yo hagati. Abashakashatsi bakise Tradescantia spataceae, bakunze kucyita Hoeho cyangwa se Faux Tradescantia. Gifite amazina menshi cyane ariko mu zindi ndimi. Hari naho bacyita sonde, twe tucyita inteja, ngo inteja nini, kuko buriya zibamo amoko menshi atandukanye. Habanje udutoya, hazi izindi z'ayandi mabara, nyuma hazi izinini. Ni nazo tuvugaho hano muri iyi video y'uyu munsi. Zuzuyemo ibyiza byinshi cyane ku buzima bwacu kandi n'umuti. Iki kimera gifasha ku bibazo birebana n'urwungano ngogozi, n'urwungano rw'inkari, ibibazo byose birebana n'urwungano rw'inkari, infection urinaire, calcul renal, ibyo byose bifasha gusukura umubiri binyuze mu nkari, yewe bikanafasha n'impyiko, bikanafasha ubuzima bw'impyiko. Ibi bisohora acide cyangwa se ibintu byose bibi byose mu mubiri. Ku birebana na hypertension, nabyo ni ufite hypertension ushyira iki kimera mu buzima bwawe. Iki kimera kandi cyongera amacandwe, cyoroshya ibibazo by'umutwe, ariko iki kimera hari ukuntu imbere hameze nk'igikakarubamba. Iyo ugikase ako kanya hari utuzi dusohokamo, utu tuzi dushobora kukurya ku mubiri. Ni nka twa tundi tw'igikakarubamba nababwiye tw'umuhondo cyangwa se tusa wenda nka move. Hari abo dutera gupfuruta. Ni ukwitonda rero iki kimera kandi abantu ba kera bagikoragamo bashaka twa tuzi tuba tumeze, sinzi kutubona neza. Abantu ba kera bagikoragamo amabara cyangwa se bagagikoramo nk'amabara nyine, bashaka kuhindura nk'imisatsi yabo cyangwa se imyenda yabo, yewe bashaka no kwivura mu mubiri. Bakundaga ibara rya move cyangwa se rose bitewe n'uko uryita. Hari uburyo barikoragamo kugira ngo bahindure amabara y'ibintu bashaka, kandi bakanabikoresha cyane wenda no mu biribwa cyangwa se no kubirya, ku buryo bivuraga mu buryo butandukanye. Bakundaga ibara cyane rero rya move cyangwa se rose bitewe n'uko uryita. Abantu bamwe baryita rose, abandi bakabyita move, abandi bakabyita rouge bordeaux, biterwa mbese wowe n'uko ushaka kuryita. Bakarikoresha uko babyumva. Niba ugira allergie ku mababi, wakwikoreshereza indabo zacyo kuko nazo zirakoreshwa. Muri jardin nubwo ari ikimera kitarushya, iyo kiri ahantu heza cyane kirushaho gusa neza cyane, kigakura kikaba cyaba n'igiti kirekire, kikaba kirekire, kikabyara cyane, kigakwira aho hose. Ariko niyo cyaba kitari ahantu heza cyane, nabyo bikibuza kubyara kigakwira aho hose. Gusa iyo kiri ahantu heza cyane kirakura kikazamuka rwose, kikagira n'amashami azamutse. Gusa ntakunze guhagarara cyane, rimwe na rimwe aba yaguye kuko aba adakomeye cyane. Ariko iyo yashingiye igiti arazamuka cyane, akaba manini cyane, kikazana n'indabo nziza nk'uko ureba. Ariko ni ikimera kimeza ahantu hose, kuri beto hose mbese kiramera. Mu bihugu bimwe na bimwe bigeze kujya bakirwanya kubera uko bavugaga ngo aho kiri kibangamira ibindi bimera kuko kirabyara cyane. Reba nk'uku aho biteye birahuzura, nk'uko nahoze mbikubwira haruguru. Bavuga ko bidatuma udusimba tumwe na tumwe twororoka. Iki kimera kiri mu bimera bishobora guhingwa mu nzu, nacyo kiyungurura umwuka, kigatuma ahantu hamera neza. Ni n'umutako, cyo kukitaho ntigikeneye kukitaho cyane, ni n'umuti. Nabikubwiye ngitangira
kuva kera cyakoreshwaga kirwanya ububabare, gifitemo ibisukura umubiri, kigabanya stress kubera nyine nuko gifite ubushobozi bwo kuyungurura umwuka, kigatera akanyamuneza. Iki kimera kinavura uduheri ku mubiri, kinakoreshwa nka antiseptique, cyane cyane nko koza nk'ibisebe no kurinda infection. Iki kimera ni cyiza cyane. Icyo wamenya hano ni uko ibi byose bishingiye ku bumenyi gakondo gusa. Siyanse yo ntacyo yabivuzeho, ntacyo yigeze bivugaho, ariko kirakora. Reba ukuntu kimeze, gifite n'indabo nziza. Tumaze kubona iki kimera, ibyiza by'iki kimera bita howeho cyangwa se inteja nini nk'uko tukita. Gikoreshwa gite? Bagikoresha gute kugira ngo babonemo biriya byiza byose twamaze kuvuga haruguru? Dore uburyo bumwe na bumwe tumenyereye gikoreshwamo, tubikoreshamo. Uburyo bwa mbere ni ukuzishyira mu mazi ashyushye. Ubu ni uburyo bumenyereye gukoreshwa cyane kugira ngo babonemo biriya byiza byose twavuze haruguru. Uko bikorwa: fata ibibabi nka 2 cyangwa se 3 by'inteja, byoze neza, ubisukure neza cyane kugira ngo imyanda yose ishireho. Bikatagure, ubikatemo uduce duto cyane, ubishyire mu itasi. Canira amazi abire neza, usuke muri ya tasi arimo bya bibabi. Reka bishongonekiremo neza, bimare iminota 10 kugeza kuri 15. Ubiyungurure, unywe amazi. Uburyo bukoreshwa buvura urwungano rw'inkari no kubikoresha igihe mbese bivura ibyo byose. Unywa itasi imwe ku munsi ubusanzwe. Ushobora wenda no kubinywa wivura ububabare runaka mu ngingo, umutwe se, mbese ububabare muri rusange. Ukanywa itasi imwe ku munsi. Uburyo bwa kabiri: kubikoresha ku mubiri. Iki kimera gikunze gukoreshwa ku mubiri nko ku bisebe, cyangwa se urabanza ukabisekura bigasigwa ku mubiri. Hari noneho n'uduheri, nko ku mubiri uriho uduheri, uwariwe n'ibisimba, ibisebe, niko nagiye kubikubwira, ku bushye bworoheje. Banavuga ko ibi ngibi bishobora no kuvura ububabare bw'imikaya. Bivura ububabare bw'imikaya nabwo n'ubu buryo nabwo urabukoresha uvura ububabare bw'imikaya. Uko bikorwa: fata bya bibabi, fata ibibabi bike, ni nk'ibibabi mbese ushaka byose, ushaka bitewe n'icyo ushaka kuvura. Byoze neza, ubisekure cyangwa se ubisye, niba ufite uburyo bwo kubisya binoge neza, ubisige noneho ushaka kuvura. Birekereho iminota 10 kugeza kuri 20, ubundi ubyoge neza n'amazi y'akazuyazi. Ubu buryo bufasha ku mubiri, bukanoroshya, mbese bworoshya ibibazo biri ku mubiri no koroshya ububabare bw'aho washakaga kuvura n'ubundi. Ubu buryo bwa gatatu: kwiyuka uvura ibibazo by'ubuhumekero. Abantu bamwe na bamwe bakunze gukoresha umwuka w'ibibabi by'izi nteja nini ndetse n'indabyo by'iki kimera cyitwa inteja nini, kubera ko gifitemo imbaraga nka antiseptique zo kurwanya ububabare. Uyu mwuka ufasha cyane inzira z'ubuhumekero. Uko bikorwa: canira amazi mu isafuriya, ongeramo ibibabi ushaka by'iki kimera twita inteja nini bitewe n'amazi uko angana. Bireke bibire, mbese bireke bibire cyane. Noneho ubiterura bigishyushye, bigifite umwuka mbese mwinshi. Noneho ubiterura bikibira, ubitereka ahantu ushobora kubyunamaho. Byunameho bigifite umwuka mwinshi, wifubikane nabyo, ubundi uhumeka uwo mwuka iminota 5 kugeza ku minota 10. Ibi birafasha cyane mu nzira z'ubuhumekero. Uburyo bwa kane ni uburyo bwo gukoramo teinture cyangwa se amabara. Gukora amabara birasobanutse ra? Si ugukora amabara komuteri, ahubwo ni ugukura ibara mu bibabi by'iki kimera. Ndumva bisobanutse noneho. Abantu benshi bakunze iri bara rya mauve cyangwa se iroza, iri bara ry'inyuma kuri ibi bibabi, ariko
ubu buryo buragoye cyane kuko busaba ubumenyi bwihariye kuko bisaba gukora isuku nyine yizewe cyane y'iki kimera ndetse n'ubwo gukuramo aya mabara kuko abantu benshi ntibazi kuyakuramo ubundi ukayakuramo kuko ushobora kuyakoresha inyuma. Nigeze kubabwira ko bayakoreshaga bahinduriye amabara y'imisatsi yabo bisiga ku mubiri wabo cyangwa se bashyira no mu biryo kugira ngo bahindure ibara ry'ibiribwa bagiye kurya cyangwa se bakanabinywa. Ibyo bintu urumva bisaba isuku nyinshi cyane, kuza kubinywa bidatetse bisaba isuku nyinshi cyane, yaba isuku y'ibyo bibabi n'isuku y'ubikora ubwe kugira ngo bitaza gutera ikibazo ku muntu ugiye kubikoresha. Ibyo ugomba kwitondera: kureba muganga niba uri ku yindi miti cyangwa se ufite ubundi burwayi bwihariye, ugirwa inama yo kureba muganga mbere yo gukoresha iki kimera cyitwa inteja nini. Allergie, iki ni ikintu ugomba kwitondera. Nko ku bindi bimera, banza ugerageze ku mubiri buhoro buhoro ku mubiri wawe urebe niba bitagutera allergie. Niba biyigutera urabyihora kubikoresha, niba wowe bitayigutera ubikoreshe. Ubundi ikindi kintu ugomba kwitondera, ntuzakoreshe iki kimera inshuro nyinshi ku buryo bwikurikiranya kuko gishobora kugutera ibindi bibazo bitandukanye. Muri make, iki kimera gikoreshwa ku buryo butandukanye kubera ibyiza byacyo, kubera ibyo ushaka kuvura cyangwa se ibindi ushaka kugikoresha. Bifite akamaro ku buryo butandukanye nabikubwiye haruguru, ariko ni ingenzi gukurikiza amabwiriza no kureba muganga igihe hari ikibazo cyihariye cyangwa se hari ikibazo bikugizeho cyangwa se igihe uri ku yindi miti cyangwa se ndetse yewe n'igihe ufite ubundi burwayi bwihariye. Voilà, iyi Tradescentia spataceae cyangwa se inteja nini cyangwa se owero bitewe n'uko ubyita, wowe ubyita ute? Wowe uherereye mu byita gute? Twandikire muri comment. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe. Ni naho nshoreje video y'uyu munsi. Niba uri mushya hano, njye nitwa Mupenzi, coach mu mibanire, ubuzima, iterambere n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi. Bye.